Ese utekereza ko perezida w'igihugu agenda mu modoka imeze ite? Irinzwe ite iyo agiye ahantu? Haba hari igihe kigera akitwara? Igisubizo cyoroshye cyane ni uko ziba zitandukanye cyane n'imodoka za Rwanda, bitewe n'uko ziba zigomba kuba ari imitamenwa, zifite ubwirinzi bwo ku rundi rwego n'ikoranabuhanga rigezweho. Ibi niko usanga bimeze mu bihugu byinshi by'isi, ariko wagira muri Afurika bitewe n'ikibazo cy'umutekano gisa n'icyabaye kandi umutekano ndetse n'ubwirinzi bigakazwa. Muri uyu mwanya tugiye kugutembereza imodoka inyiza akataraboneka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame agendamo. Turareba ikoranabuhanga zikoranye, umutekano wazo ndetse n'abazirimo, uko zitwara mu bihe by'akaga nk'igihe zigabweho ibitero, ndetse n'uko izi modoka zigurwa ku isoko. Turinjira imbere hazo turebe uko hameze, uraba umeze neza neza nk'uhibereye. Ku mwanya wa mbere turasanga imodoka Perezida Kagame amaranye iminsi itari mike, yitwa Audi A8 Air Security. Impamvu hongewemo ijambo security mu izina nuko ifite umutekano uhambaye cyane. Bivuga ko yaba afite imodoka ebyiri z'ubu bwoko. Iyi modoka ikorwa n'uruganda rw'Abadage Volkswagen binyujije mu gashami kayo ka Audi. Izwiho kuba ari ballistic resistor, ikozwe ku buryo ibasha kurwanya ibisasu, grenade cyangwa ibindi biturika bitewe. Iyi Audi kandi ifite za kizimyamoto zikoresha automated fire suppressors ziherereye mu bice binyuranye byayo, birimo mu mapine, mu biceke byayo bya essence no muri moteri, ku buryo niyo yaba yatezwe ibiturika bigorana cyane ko yahangirikira. Iyi modoka iramutse igize nk'ikibazo wenda ipine ryaturitse cyangwa ryarashweho, iba ifite ubushobozi bwo gukomeza kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 80 ku isaha kandi ikagenda igihe kirekire. Kimwe n'izindi modoka zose zikorwa n'Abadage, iyi Audi nayo ifite moteri y'imbaraga nyinshi cyane yitwa Twin Turbo 8 Fewity. Mu gihe cy'impanuka kandi abayirimo baba bashobora gukora ku gato cyane rwose rugahita rweguka bagasohokamo mu buryo bworoshye cyane. Ku bijyanye n'umuvuduko w'iyi Audi, ishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 210 ku isaha yakabije, aho ifite ubushobozi bwo kugera ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha ivuye kuri zero, ariko ikabikora mu gihe kitageze no ku masegonda 5 yonyine gusa. Iyi ni imodoka ipima toni 3.8, bigatuma inyaruka bidasanzwe. Iyi modoka yakozwe na Audi. Iyi akaba ari kampani ibarizwa muri Volkswagen Group y'Abadage. Mu bijyanye n'agaciro, iyi modoka ikura $750 by'amadolari y'Amerika. Mu mafaranga y'u Rwanda aya ni $900,000, ni hafi billion. Uyu ni umwe mu mitamenwa Perezida Kagame agendamo hirya no hino mu ngendo akora, ikaba ari imwe mu modoka atunze zihenze cyane. Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa gukora subscribe ugakora ukunze ugera kuri uyu muyoboro wa X menya, kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ntiwibagirwe no gukanda like kuri iyi video uri kureba nonaha niba wayikunze. Ku mwanya wa kabiri hari Range Rover Sentinel. Izi nazo afite ebyiri, akenshi zikunda no kuba zishoreranye muri convoy. Yakozwe mu mwaka wa 2014. Ikaba igenewe abanyacyubahiro, abayobozi ndetse n'abandi bantu bose bakomeye bashaka umutekano ku rwego rwo hejuru. Iyi nayo kandi ifite ubushobozi bwo guhagarika ibiturika. Ushobora kwirasaho ibiturika byo mu bwoko bwa TNT bipima 15. Urimo imbere ntagire icyaba, habe no guhumeka umwuka mubi, kuko izi modoka ziba zifite ibyitwa air purification system, ziyungurura umwuka hakaboneka umwuka mwiza wa oxygen. Iyi Range Rover kandi ifite ubushobozi bwo gukomeza kwiruka, igendera ku muvuduko w'ibirometero 80 ku isaha mu gihe amapine yayo yaba yatobotse kandi ikagera yijya umwanzi w'umutayiyoberwa. Reka noneho twinjire muri iyi Range Rover Sentinel, aho dusanga ko haberanye n'abanyacyubahiro rwose. Imifariso myiza, screen zo kureberaho, utugabanya ubushyuhe, itumanaho ryihuta cyane, n'ibindi byinshi binyuranye biteye amabengeza bituma bari muri iyi modoka bumva baguwe neza.
Kubijyanye n'ibiciro, iyi Range Rover Sentinel igurwa arenga $500 by'amadolari y'Amerika ku isoko. Imodoka ya gatatu Perezida Kagame agendamo niyo mu bwoko bwa Mercedes-Benz S-680 Guard. Uru ruganda rw'Abadage rwa Mercedes ruri mu za mbere zatangiye kubakira abayobozi bakomeye imitamenwa bagendamo guhera mu 1928 kugeza uyu munsi. Iyi S-680 Guard ariko yo ni modeli nshya kuko yakozwe mu 2022. Iyi nayo ni imodoka ikoranye ikoranabuhanga ryo ku rwego ruhanitse kandi rigezweho kuko ari modeli nshya. Iyi modoka ifite ubwirinzi bwa ballistic buri ku rwego rwa nyuma VR10 protection level. Imodoka yose ni umutamenwa, yaba ari munsi hayo, hejuru ku gisenge cyayo ndetse n'ahandi hose. Ibiyikoze ni umutamenwa, bulletproof. Ifite inzugi zibyibushye kandi ziremereye kuko ari imitamenwa nyine. Gusa ariko kuzifungura bikaba byoroshye cyane kuko ushobora no gukoresha agatoki kamwe gusa nta n'ingufu bigusabye bitewe n'icyitwa hydraulic lift. Bituma ibi byose byoroha. Imbere y'imodoka yaba ari imifariso y'intebe n'ibindi byose biyikozemo imbere, byose bikozwe mu bintu by'igiciro gihanitse. Ifite screen zinyuranye, itumanaho ryihuta n'ibindi byinshi binyuranye. Iyi Mercedes ifite moteri ya V12 icumigira ingufu zidasanzwe ku buryo ibasha kuva ku muvuduko wa 0 ikagera ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha, ariko ikabikora mu gihe cy'amasegonda n'ibice 7 gusa. Ibi bita bijyanana n'uburemere bwayo uko ipima toni 4 n'igice, gusa isakaba ari nkeya ukurikije ibiyikoze. Nayo kandi ifite za kizimyamoto zikoresha automatic. Cy'abayobozi benshi n'abandi bakomeye bakunze iyi modoka nuko ukigaragara inyuma bidahita byerekana ubukaka n'ubushobozi bwayo ku buryo ishobora kugucaho ukagira ngo ni imodoka isanzwe. Iyi modoka nk'uko twabibabwiye ni nshya kuko yakozwe mu 2022. Perezida Kagame yagaragaye muri iyi Mercedes-Benz S-680 Guard bwa mbere ubwo yari avuye mu mujyi wa Gisenyi guhumuriza abaturage bari bahuye n'ibiza, maze yagira Nyabugogo akavamo agasuhuza abaturage. Kubijyanye n'ibiciro, kimwe n'izindi modoka z'imitamenwa zose, iyi nayo yihagazeho kuko n'ubundi utapfa kuyigura gutyo gusa uri umuturage usanzwe ngo bakwemerere, kuko ziba zaragenewe abantu bakomeye ndetse n'abandi bose bafite yabo yabasagutse. Iyi modoka ku isoko ryo muri Amerika ikura $535 by'amadolari y'Amerika. Aya mu mafaranga y'u Rwanda ararenga $700,000 hatabariwemo imisoro n'ikiguzi cyo kuyizana. Ikindi kandi uyishaka abashobora gusoma ko hongerwa mu bundi bushobozi bijyanye n'ibyifuzo bye. Ibi nishobora gutuma n'ikiguzi cyose kiyongera muri rusange kuri iyi modoka ya Mercedes-Benz S-680 Guard. Imodoka iza ku mwanya wa 4 His Excellency Paul Kagame agendamo twayigereranya n'inzu igenda Cadillac Escalade ESV Platinum. Mu kwireba ubona ko ari imodoka ngari rwose bihebuje kuko ifite uburebure bwa metero 5 na santimetero 69 uvuye imbere ugera inyuma hayo. Ikaba ifite n'uburebure buhagaritse bwa metero 1 na santimetero 88. Ubu bunini bwayo nibwo butuma igira icyumba imbere hayo giteye neza kandi kirimo buri kimwe cyose. Kiba gishobora gukoreshwa nk'uruganiriro, salo cyangwa umuntu akacyifashisha aruhuka. Bazihina ku buryo zimera nk'igitanda. Wabishaka ugakanda kujya twakita nka telecommand ibiri muri iyi modoka. Intebe bwazo zigatangira kukumasa zikagukorera massage. Uburyo muri iyi modoka bwitwa massage seat. Iyi modoka ya Cadillac Escalade yakozwe n'uruganda rw'Abanyamerika rwitwa General Motors mu 2017. Ikaba yisumbuye kuzayibanjiriza cyangwa generation zabanje kuko iri zina ryayo ESV ryongeraho biba bivuze Escalade Stretch Vehicle. Mwari magambo ni extended range version. Ni modoka yongeweho uburebure ugereranyije n'izayibanjiriza.
iyi ni imodoka ubona ko ishinguye kandi igiye hejuru. Ku bijyanye n'umutekano w'abayirimo, iyi ni imodoka ifite ubushobozi bwo kudatoborwa n'amasasu kimwe n'ibindi biturika nka za grenade n'ibindi kuko ibikozwe mu mitamenwa. Ku bijyanye n'itumanaho, iyi Cadillac iba ifite ubushobozi bwo guhinduranya iminara bitewe n'aho igeze. Ifite antene yayo y'itumanaho y'umuyoboro wa 4G. Iyo uri muri iyi modoka kandi ntibiba bikiri ngombwa kwirirwa ureba kuri telefone yawe kuko screen zirimo zihita zihuza na telefone yawe ubwayo, ikaba ikoranye amajisho ya kamera areba kure, ibintu bifasha abayirimo kumenya ibintu biri mu ntera ndende hakiri kare, niba ari n'ikibazo kikaba cyakemurwa mbere bigishoboka. Ku kigendanye n'umuvuduko, iyi ni imodoka inyaruka cyane kuko ifite ubushobozi bwo kugendera ku muvuduko w'ibirometero birenga 200 ku isaha. Ishobora kandi kwakiserera kuva kuri 0 ikagera ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha mu gihe cy'amasegonda 6 yonyine gusa. Iyi ni imibare dusanga ku rubuga rwa cadillac.com. Izi modoka ziba zihuta gutya ziba zinaremereye cyane bidasanzwe kugira ngo zitabasagwa mu mihanda y'amacross. Iyi Cadillac iri kugenda bisanzwe iba ifite uburemere bwa toni 2.7. Iri kwihuta cyane cyangwa yongeza umuvuduko, speed uburemere bwayo buva kuri toni 2.7 bukaba bwagera kuri toni 3.5 kugira ngo ibyayo bibazo byo kugwa bitaza kuba. Umukuru w'igihugu yagaragaye muri iyi modoka bwa mbere ubwo yasuraga akarere ka Ruhango. Ese umuzinga nk'uyu w'imodoka waba ugura ngahe ku isoko? Kugira ngo twumve agaciro kayo, turabanza kumva inzira binyuramo ngo haboneke imodoka iri ku rwego rwo gukoreshwa n'umuntu ukomeye nk'umukuru w'igihugu. Uruganda rwa General Motors rusanzwe rukorera abantu bakomeye imodoka z'ibikonyuzi zihura n'ibyifuzo byabo bitewe n'urwego rw'umutekano baba bakeneye. Muri aba bantu General Motors ikorera harimo no kubaka imodoka y'umukuru w'igihugu cya Amerika, ariko ku mategeko n'amabwiriza by'urwego rw'ingabo za Amerika zirwanira ku butaka. Byumvikana ko General Motors ikora izi modoka igamije kuzigurisha abantu bake, cyane ko n'ubundi ziboneka ku masoko yo muri Amerika ya ruguru, mu Burayi no mu Buyapani, kandi abazigura nabo akaba ari abifashije gusa. Undi muntu wese uyishaka hanze y'aya masoko asaba gukorerwa iyo yihariye, customized fashion, iyo abishaka bitewe n'urwego umuntu ariho, umutekano akeneye n'ibindi. Ibi rero nibyo bituma igiciro cyawe kizamuka cyane, wakongeraho imisoro bwo bikaba ibindi bindi. Mu busanzwe iyi modoka ya Cadillac S-Class ESV Platinum itangirira kugurishwa ku madolari 80,000 kuzamuka kuri aya masoko twababwiye haruguru. Imodoka nk'iy'umukuru w'igihugu rero ikozwe muri ubu buryo, kandi nanone akenshi wongeyemo n'ubundi bushobozi, ishobora kuza ihagaze hagati y'amadolari 300,000 ndetse n'400,000. Abashobora no kuba yajya munsi cyangwa se hejuru bitewe n'impamvu zinyuranye. Aha ushobora guhita wibaza uti, ese ko nabonye bimwe mu byamamare bitunze ubu bwoko bw'izi modoka? Aha ndagira ngo mubwire ko imodoka ikorerwa umukuru w'igihugu iba ifite byinshi bitambutse kure by'izindi modoka, kuko na nyuma y'uko ikozwe hongerwamo ibindi bikoresho by'ubwirinzi k'umutekano w'abayigendamo n'inzego za gisirikare ndetse n'iz'ubutasi z'igihugu ijemo zibanza kuyikoraho amagenzura ahanitse, haribwa cyane ko nta mutego cyangwa aho umwanzi yamenera. Ngaye nguko iby'imodoka ni mukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame agendamo. Iki kiganiro ni umukunzi wacu wari wakidusabye. Niba nawe wumva ari cyo ufitiye amatsiko, utise we n'umutekano w'ucunga uteye akantu ku kandi, convoy indege igendamo n'ibindi, watwandikira muri comment ubundi tukazagukorera documentary yawe yihariye. Niba kunze video wayiha like, kora subscribe ukore n'ukunzogera
kugira ngo icyo kiganiro muzadusaba kimwe n'ibindi byose tubategurira bidasanzwe mujye muhita mubibona mu buryo bworoshye cyane. Mu by'ukuri mwakoze cyane kuba mwabanye natwe kugeza ku musozo